nabonye urupfu rutembera yewe buriya ahantu tuba twibereye ducuruza duhinga dukora dutega imodoka uba ubona nyine ntacyo bitwaye n'imbaraga turwana nazo aba ari za zindi zitworiyanta ngo zikohereze nko ku bitaro ariko nugerayo uhasanga imbaraga zikomeye zishobora no guhita zikurangiza. Abantu mwese rero mushobora kuba mwaragiye mujya no ku bitaro mugataha amahoro, mujye muhimbaza Imana yo mu ijuru. Nabonye hariho n'ababona yuko kuba umuntu yarwaye ashobora kuba ari ingaruka z'ibyaha wenda abantu tuba twakoze, ariko bibaye ari ibyo ndi kwibwira mu mutima nashidikanya ko nta muntu n'umwe agakwiriye kuba atari mu bitaro, sibyo? Nawe ubwawe unkurikiye bitewe n'ibyaha wakoze n'ibyo wakoze, nawe wagakwiriye kuba uri mu bitaro, sibyo se? Wakwiriye kuba uri mu bitaro. Ibyaha byanjye rwose pe ndabyemera. Hari umuririmbyi yaririmbye ati rwose ibyaha byanjye ndabyemera, ndi umunyabyaha, si nta n'umuntu urenda no kwigwa ndondora, sibyo? Rwose pe nta n'umuntu urenda no kwigwa ndondora, genda umunyabyaha. Mu byaha nimo na mama ubwe yambyariye, ntabwo navuga ko ntari umunyabyaha. Na Pawulo nk'umuntu ukomeye w'igihangange, twese tunavuga ngo tugere ikirenge muke, yagize gucya arimo akora ikiganiro cyangwa se yandika inzandiko, aravuga ati mu banyabyaha ndi uw'imbere. Niba Pawulo rero mu banyabyaha ari uw'imbere, ubuse sibo Mana wigwa no kuri iyi mihanda, bunaba ndi uwahehe, ndi uwakangaye? Gusa dutunzwe na Mana mbabarira, sibyo? Ni umupasiteri wigeze kubivuga, aravuga ati ikintu kidutunze ati ni Mana mbabarira. Uretse ko nabyo ntabyemera, ngewe nemera ko dutunzwe no kwizera. Bibiliya avuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kugira gute? No kwizera. Nicyo kidutunze. Hashimwe Kristo wadupfiriye. Na Yesu ntabwo yategereje kuducungura tumaje kuba abatungane, tumaje no ntago Yesu yategereje kuducungura tumaje kubabera, kuko ubu Yesu abakiri mu isi. Yashaka ko tubabera, yari kuguma mu isi agakomeza kutwigisha, ariko yarakadiriye aradupfira nyine. Pawulo niwe wabyanditse mu rwandiko rw'Abaroma, ngira ngo niba ari igice cya 8 umurongo wa 5, niba atari igice cya 5 umurongo wa 8, mo hagataho urebere mu gice cya 8 umurongo wa 5 cyangwa igice cya 5 umurongo wa 8, haranditse ngo ariko Imana ishimwe, handitsemo amagambo avuga ko ashima Imana ko yatanze umwana wayo Yesu akadupfira tukiri abanyabyaha, sibyo? Urumva ijambo ry'Imana avuga ngo biragoye ko umuntu yapfira umukiranutsi, nabyo biranagoye. No kwitangira umukiranutsi biragoye, ariko Yesu yadupfiriye tukiri abanyabyaha, sibyo? Atwunga n'Imana, kandi nabwo ntabwo agiye kutwunga n'Imana dukiranuka, ahubwo atunzwe. Nta muntu ushobora kunga umuntu n'undi, hagomba kuba hariho ubuhemu. Ufata umuntu wahemutse ukajya kumwunga n'uwo yahemukiye. Ubuhemu rero twahemukiye Imana ntago bwavuyeho, buracyariho, kuko bukomoka kuri Adamu. Buriya ntabwo duhemukira Imana kuko dutukanye, ntabwo duhemukira Imana kuko tubeshya, ntabwo duhemukira Imana kuko dusinda, ntabwo duhemukira Imana kuko dusambanye, ntabwo duhemukira Imana kuko turwanye. Oya, ahubwo igituma dusambana, igituma twiba, igituma dutukana, igituma turwana, igituma dukora tweriza imbuto mubona, nuko dukomoka kuri Adamu. Habaye hariho undi muntu udakomoka kuri Adamu, bino bintu dukora ntabwo yabikora. Aya magambo tuvuga ntiyayavuga, ntabwo muri we nta kamere, kuko nta kamere yabirimo yo gukora ibi ngibi. Nta kamere. Hari abantu rero bagize gucya biyambika imyenda yo kwera, biyambika imyenda yo gutungana, ariko ni ukuri pe, Bibiliya iravuga ngo nta n'umwe muri bo utunganye, sibyo? Nta n'umwe pe. Imihogo yabo, indimi zabo, ibitekerezo byabo. Namwe nimutekereze mwa bagabo mwe munkurikira, niba Yesu yaravuze ngo umuntu ureba umugore akamwifuza, muraza kwihanganira intege nke ndi kuvugana nazo z'umubiri. Umuntu ureba umugore akamwifuza ngo aba amaze gusambana.
ubu se wasanga abagabo basambana kangahe ku munsi? Ubu se niba Bibiliya ivuga ngo umuntu wanga undi ni umwicanyi, ubu se koko ninde muntu waba atari umwicanyi? Ubu se koko niba Bibiliya ivuga ngo umuntu wita mugenzi we igicucu cyangwa ikigoryi ngo akwiriye guhambirwa urusyo ngo akanagwa imuhengeri, uransobanurira ute se ko ari nde muntu wazarokoka kugenda akajya ikuzimu? Bene data, Yesu ashimwe ko yadupfiriye tukiri abanyabyaha akaducungura, kandi ubuntu bw'Imana butwigisha kubaha Imana no gukora ibyo gukiranuka. Rwose ibi nibyo ndagira ngo mbabwire. Ntabwo nabura ubudasaba imbabazi, hari abantu tuba tugenda dukomeretsa mu magambo tuvuga iyo tuvuga, ariko ntabwo aba ari umwihariko wacu gusa, ni ibintu rusange. Ni nk'uko nawe niyo waba uri umumotari ushobora gukomeretsa umugenzi, niyo waba uri umuyobozi ushobora gukomeretsa, niyo waba uri umucuruzi ushobora gukomeretsa umukiriya, ashobora kuza kwikopesha, ashobora kuza gute n'ibindi 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 n'ibindi. Abantu bava mu bice bitandukanye babateza, abademoni bakorera mu barozi, bakorera mu bintu bitandukanye, noneho ku buryo nyine bakunaniza, ku buryo ugenda ujya ku bitaro hasanga urupfu. Nabonye urupfu rutembera runyura mu bitaro by'abagabo, ukajya kubona ukabona umuntu nk'ukocoye ukanamukubisemo pamba, bajyanye muri moruge, rugaca mu bitaro by'abagore rufite inyundo, ubona ko rugenda rwabiza umuntu marayika adahagazeho cyangwa umucyo w'Imana utariho, rugahita mu bana, rukagenda ubona rutambuka mu hantu hose, mu ndembe, ukabona urupfu rugenda rukorosinga, rubona nyine, kandi ubona abaganga barwana narwo, bakarwana narwo, ukabona muganga afasha umuntu, muganga nyine iyo uri mwere kubona ari nka marayika, ukabona afasha umuntu ukuboko, urupfu rugakurura nawe agakurura, urupfu rugakurura nawe agakurura, rugakurura nawe agakurura, wajya kubona ukabona nyine rurananiwe, ruramurekuye, umuntu ukabona arahembutse, ukabona bamujyanye mu bitaro by'ahantu horoheje. Iminsi imaze hano kuri iki gitanda neretswe ibintu bikomeye cyane kabisa kandi biteye ubwoba. Buriya mujye musenga, kandi mu bintu bibaho byose mujye mwibuka gusengera abantu bari kwa muganga, kandi bariho n'ubufasha wahereza umuntu uri kwa muganga ujye ubumuhereza, kuko nize ku magambo Yesu yavuze, aravuga ngo ubwo nari ndwaye, arongera avuga ngo ubwo nari mu nzu y'imbohe, arongera avuga ngo ubwo nari imfubyi, ubwo nari umupfakazi, arongera aravuga ngo ubwo nari nshonje. Muri iyi minsi hari igihe umuntu akubwira ngo arashonje ukabifata minenerwe, ariko burya ashobora kuba ari Yesu ukubwiye ko ashonje. Burya umuntu akubwira ngo arashonje akakwaka ibyo kurya, iryo jambo uzaritekereze kabiri, kuko kenshi Yesu ni ukunda gusaba ibyo kurya, abantu dukunda kwihagararaho. Umuntu nakubwira ati ndarwaye, akakubwira ati narwaye meze nabi, burya uzamushakira umunota niyo waba umwe umusengere cyangwa umuvugishe, kuko ashobora kuba ari Yesu uguhamagaye. Mbahaye ikaze abakunzi banjye n'abakunzi ba Byishimo Official muri rusange, Gano Diary Official, abadukurikira by'umwihariko abantu mwamaje gukora subscribe aho mwaba muherereye hose, abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. By'umwihariko ndagira ngo manze mfate umwanya mbashimire, ngira ngo hashize iminsi irenze 8 hagaragara hano kuri social media cyangwa se ntagaragara kuri kamera, kubera ikibazo cy'uburwayi bukomeye cyane. Abantu bavuze mu buryo butandukanye, ariko uburwayi ndagira ngo mbabwire ko bwari uburwayi bunkomereye. Burya indwara yose warwara igatuma utajya ku kazi, kuko izi social media tuzifata nk'akazi nyine dukora buri munsi, kuko tunabonereho no kubwira abantu ko kenshi na kenshi badakwiriye kujya wenda baducira imanza mu buryo budasanzwe. Umuntu ashobora kutugira inama, akaba ari akazi tuba turi gukora, nk'uko nawe uhinga cyangwa ucuruza,
cyangwa se ukora muri minisiteri n'ahandi hose waba ukora, amakosa tuhakorera ntaho yaba atandukaniye n'ayo nawe ushobora gukorera mu kazi. Gutyo mbese aka ni akazi, iyo umuntu ataje gukora rero aba afite ikibazo gikomeye cyane. Ndagira ngo rero nongere nshimire abantu badufashije muri ubu burwayi, kuko buriya twahuye n'imbaraga zikomeye dukiranye nazo mu minsi igeze nko kuri 6, dukiranye n'imbaraga zikomeye kandi ziteye ubwoba. Pawulo yaravuze ngo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru n'imbaraga z'ubutegetsi bw'isi y'umwijima, tugakirana kandi nyine n'igisirikare cy'abadayimoni gikomeye. Nanjye narwanye n'imbaraga z'abadayimoni zikomeye kandi zikorera mu bikingi by'urupfu cyangwa se mu mbago z'urupfu, ahantu biba byoroshye cyane ko amaboko ya marayika w'Imana urinda abantu bayo akurekuyeho gatoya, abadayimoni bahita bagukurura tayari bakakunaga mu gikingi cy'urupfu. Muri uko gukirana rero abantu bakirana mu buryo butandukanye, hari abakoresha amasengesho, hari abakoresha kwizera. Izo ni intwaro zose zigenda zikoreshwa. Hari abantu badufashije rero mu gusenga, Imana ibahereza umugisha aho baherereye hose, hirya no hino. Kandi nimvuga gusenga ntabwo ari ugupfukama gusa ngo usenge, ntabwo ari uko burya n'umuntu wumvishe ngo Sibomana cyangwa Byishimo ararwaye mu mutima akavuga ngo Mana mukize, burya iryo ni isengesho, kuko Imana ikorana n'umutima. Abantu mwese rero mwatwifurije gukira, abantu mwese mwadusengeye, ndagira ngo mfate umwanya mbashimire cyane mbikuye ku mutima. Imana ibahereza umugisha. Ntabwo nanone kandi nabura ubudashimira n'abandi bantu badufashije gukirana bakoresheje ubutunzi, kuko buriya ubuvuzi ni twarivuje kugira ngo dushobore kurokoka uburwayi. Mu babigizemo uruhare harimo n'ubuvuzi twahawe, kandi ubu buvuzi nashoboraga kurwara igihe kinini, kuko indwara yamfashe n'indwara abantu barwara imyaka myinshi cyangwa se amezi menshi cyane, ariko bitewe no gusenga nanone kandi n'ubuvuzi buteye imbere cyangwa se urwego umuntu aba yivurijeho, ibyo nabyo hari abantu benshi babigizemo uruhare. Ndagira ngo mbabwire ko uburyo ngewe navujwemo ntago nari mfite amikoro yabasha kwivuza mu buryo navuwemo, ntago byari gushoboka. Hari abantu rero b'Imana batabaje amaboko yabo yo mu ikofi kugira ngo dushobore nyine kubona ubwo buvuzi. Murabizi neza buriya, ndaje mbabwira ibintu bikomeye wenda nagiye mbonera kwa muganga, nzakomeza no kubibabwira muri ibi biganiro, kuko ntabwo Imana buri rwego rwose Imana igushyiraho ibifite icyo ishaka kukwigisha, ibifite icyo ishaka kukwigisha. Ntabwo Imana ishobora kukunyuza ahantu idafite isomo ishaka kuguha. Ariko icyo nakubwira ni igiki, nuko buriya ubuvuzi bugenda buba mu ntera, hari urugero ushobora kurwarira hari umuntu ushobora kurwara agahita afata imodoka akajya Fayisali, akabona na dogiteri agahita yivuza akishyura miliyoni 2 akabona ubuvuzi, ndetse wenda nko mu masaha nk'6 akaba anabonye serivisi agataha. Hari n'umuntu ushobora kurwara ya ndwara ya yindi wa undi yajyanye muri Fayisali akajya we kuri centre de santé, yagera kuri centre de santé nyine bagasanga ntabwo iyo ndwara bayishobora, bakamwohereza ku bitaro by'akarere. Bamwohereza ku bitaro by'akarere bagasanga naho iyo ndwara ntabwo bayishobora, bakamwohereza ku bitaro by'intara. Bamwohereza ku bitaro by'intara bagasanga iyo ndwara ntabwo bayishobora, bakamwohereza ku bitaro
byo ku rwego rw'igihugu, yahagera akaba ari bwo ahahurira n'umuganga ubasha kumuvura. Urumva niba hari umuntu ushobora guhaguruka mu rugo agahita ajya kwivuriza ku bitaro byo ku rwego rw'igihugu, n'umuntu kugira ngo agere ku bitaro byo ku rwego rw'igihugu agomba kugenda aca ku ma esikariye ane, kandi buri esikariye hari na esikariye ishobora kumumarana icyumweru, hari n'ishobora kumumarana iminsi 3, hari n'ishobora kumumarana iminsi 2. Urumva neza yuko ntabwo abantu twese dushobora kubona ubuvuzi ku rwego rumwe. Hari aho bigera nyine ugasanga tubonye ubuvuzi, ariko nanone ugasanga ubonye n'ubuvuzi bujyanye n'amikoro ufite, n'amikoro ufite. Ubwo rero turashimira abantu badufashije kugira ngo tubone ubuvuzi bujyanye n'amikoro asumbije ayo njyewe nari ngize gute nari mfite. Aho baherereye hose Imana ibahereze umugisha. Kandi nanone ntago twabura ubudashimira n'abaganga aho twivurije, nabo bagiye bakora ibishoboka byose mu barwayi benshi. Reka mbabwire, mujye mwibuka gusengera abarwayi, kuko uko isi irimo kugenda igera ku iherezo niko indwara zirimo kugenda ziba nyinshi ku isi hose, mu bihugu bitandukanye. Noneho rero by'umwihariko hano muri Afurika, mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere n'ibihugu bikennye, aho noneho indwara ziba nyinshi kurenza igipimo wenda cyo mu bindi bihugu. Noneho ugasanga uko indwara zibaye nyinshi, birumvikana abarwayi baragenda bakaba benshi, bamara kuba benshi bagera kwa muganga ugasanga kubera nyine abaganga ni bakeya, nta baganga ni bakeya, ugasanga nyine muganga bimusaba gukoresha imbaraga ku buryo usanga muganga ashobora gukora nk'ahantu hagakwiriye gukora nk'abaganga 3. So ibyo rero nta muntu utabura ubushimira abaganga, kuko bakorera nabo buriya muri kondisiyo y'ubwitange isumbije ubundi uko bagakwiriye kuba barimo kugenda bakora. Hanyuma y'ibyo byose rero urumva iyo turwaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abantu baba bagomba kuvuga nyine ko turwaye, kandi buri muntu wese akabivuga uko abyumva. Nta n'urubanza dushobora no kubara no ku muntu. Umuntu wese ashobora kuvuga ati Sibomana cyangwa Pastor Byishimo ararwaye, arwaye muri ubu buryo. Buri wese akabivuga uko abyumva, cyane cyane ko ntawe uba washoboye guhura na dogiteri ngo dogiteri amusobanurire uburwayi. Ikindi cya kabiri, no guhamagara umurwayi, hari igihe kenshi ushobora gusanga atakwitaba telefone bitewe na kondisiyo y'uburwayi arimo, kandi kuvuga ko urwaye byo biba bigomba kuvugwa nyine, ntago byacecekwa. Iyo abantu benshi rero babuze nyine n'amakuru y'ukuri, nyine baba bagomba kugerageza gushakisha amakuru bagomba gutambutsa. Ibyo byo nta n'urubanza, niko showbiz nyine ikora. Hano kuri iyi mihanda niko ibintu biba byifashe. Ntabwo navuga rero ko nakize, ariko ndi mu rugendo rwo gukira. Hari iby'abaganga bantegetse, hari ibyo tugomba gukomeza gushaka, ariko twiringiye yuko tugomba kuzagira gute kuzakira kandi tukamera neza. Tukamera neza kuko Imana nyine iri mu ruhande rwacu. Buriya ni kenshi Satani we abashaka kugira ngo ahangaha kuri social media hari abantu babifata nk'aho ari mu rusengero. Ntabwo hano ari mu rusengero, ntabwo intego za Byishimo Official ari churches, ntabwo irari itorero ryitwa Byishimo Official nafunguye hano ku muyoboro wa YouTube, sibyo. Aha ni ahantu tuganirira, ni ahantu tubagezaho amakuru yose tubona, tukanasesengura ibyo twabonye, tukanavuga ibiriho. Ni ahantu tuganirira, ni nka kwa kundi abantu bashobora kugenda bagahurira nko ku muharuro, bakicara bagatera umusingo, bakayaga, bagakora uburyo bwose. Aha rero ntabwo ari kuri aritari, sibyo, ntabwo ari kuri aritari, ntabwo ari ku gatuti.
mu gihe cyose waje hano ujye wumva ko uje kuganira, ushobora kwandika muri komenti, ushobora gusacinga nimero yanjye ukampamagara, kandi ibi nanone tubikora nk'akazi, ntabwo mpinga, ntabwo ncuruza, sibyo, ibi tubikora nk'akazi, tubikora nk'akazi gashobora kutubeshaho, Imana ibiduhereyemo umugisha, ibiduhereyemo umugisha, tukabona uburyo bwo kwishyurira abana ishuri, tukabona ibyo kurya, tukabona n'imyambaro, cyangwa se no kwishyura n'ubukode bw'inzu uba utuyemo. Niba rero umuntu ari mu kazi, ntuzaze kumurondora ngo uvuge ngo yakoze ibi n'ibi. Nibyo koko pe, twirinda cyane ibintu bigize ibyaha bishobora gutuma twajya mu mategeko y'igihugu kugira ngo tujye mu bibazo. Ariko nanone ibyo tuvuga nanone bibamo gucumura, ndabyemera cyane ko kandi sinjye gusa. Niyo wavugira mu muhanda uracumura, niyo wavugira muri kwasiteri uracumura. Ntabwo navuga ko ahangaha tudashobora kuvuga ngo ducumure, turacumura kandi Imana itubabarire. Nawe ushobora kumva ukumva ibyo navuze byaragucumuje, umbabarire. Ariko muri ubu buzima dukomeze tubane neza kandi dushyigikirane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahereze umugisha. Aha rero kuri Byishimo Official tugiye gukomeza, Imana nidutiza ubuzima, dukomeze tubagezeho ibiganiro, ndetse no kuri Gano Diary Official ni channel turimo gukoreraho, kandi tubwira abantu, hari abantu bumva yuko ubwo ndi pastoro koko nkwiriye kugaragara kuri kamera ndi gusoma ijambo ry'Imana, nkagaragara kuri kamera ndimo guhanura, nkagaragara kuri kamera ndimo guhugura abantu. Ibyo ni byiza cyane, n'uwo muhamagaro ndawufite rwose, nta kibazo, sibyo, nta kibazo. Noneho wanyumva rero ndi kuvuga inkuru z'i Karongi, wanyumva ndi kuvuga inkuru zo muri Espanye, wakumva ndi kuvuga inkuru za kanaka n'ibyaha n'aha n'aha, ukabona yuko ndi umupasitoro wayobye cyangwa se ndimo gucumura. Ibyo nabyo nibyo, bitewe n'uko byumva. Ariko ndagira ngo nkurangire, niba ushaka ijambo ry'Imana, ukaba ushaka kumva ubutumwa bwiza n'ibindi, rwose pe, mfite channel yitwa Era Empire TV. Ni channel inyuraho ijambo ry'Imana. Ikintu kibabaje nuko ntawe uyisura, nukanza wagasanga ari ijambo ry'Imana, ntabwo abashaka kubyumva, sibyo? Ni biba bibabaje. Aha rero kuri Byishimo Official, aha tuwafata nk'ahantu twebwe tuganirira. Aha ni ugusesengura, ni ukunenga. Niba hari ibintu bitari kugenda neza muri ADPR, aha turaza tubivuge. Niba hari ibintu, niba hari abantu bayobye tukabona barayobye, turabivuga. Niba hari umuntu wakoze ibintu runaka, aha ni showbiz. Iyi canaha ni cano. Niba uri nafunguye iki kiganiro, menya ko unteje imbere. Niba uri mu gihugu gicamo ama ads, yareka tambuke kugira ngo YouTube izampa ayo madolari 2 ku kwezi, nanjye nishyurira umwana ishuri, nanjye mbona ibyo kurya, sibyo? Kandi ntundenganye, sibyo? Ntundenganye, nta kundi kuntu nabaho. Cyo kora sibwo se navuga ngo iki se? Hari abantu, hari umuntu aracuruza, umuntu arahinga, umuntu akora imirimo imutunze, ariko agashaka ko nawe ibigutunze ubireka, sibyo? Ubireka. Ntabwo ibyo bintu byaba byakunda muvandi, ntabwo byakunda. Imana mu gihe izashima ko tuva kuri iyi mihanda, izahadukura itujyane mu ijuru, izahadukura itujyane mu bindi. Natwe rega ntabwo ibi ngibi ari byo tuba twarahisemo. Nanjye n'uwampa n'iduka nshobora kujyamo ngacuruza n'ibi ngibi nkabireka. Nanjye n'uwampa n'akazi muri ministeri cyangwa n'ahandi nshobora kujyamo ngakora n'ibi ngibi nkabireka. Ariko mu gihe cyose buriya uwagufata akaguta mu butayu, buriya wakwiyeranje uko ugomba kubaho, sibyo? Wagufata akaguta mu butayu, ugomba kwiyeranja uko ugomba kubaho. Ukiyeranje uko ugomba kubaho aho hantu mu butayu, ahantu hatari amazi, ahantu hatari ibyo kurya. Ndibuze kuba nabaho gute? Ibintu biraza kugenda gute? Ibintu biraza kugenda gute? Ubwo rero mu bihe tuba tugezemo, tugeze mu bihe bikomeye, tugeze mu bihe biteye ubwoba. Ariko ndagira ngo mbwire abantu yuko mu buzima
mu buzima mu buzima mu buzima hari ibintu biba bikomeye. Mu buzima hari ibintu biba bikomeye, ni ibintu bibiri. Icya mbere ni ubuzima, sibyo? Wenda byategwa nuko ubitondeka, ntago mbitondetse, ndagira ngo mbivuge uko ari bibiri. Icya mbere ni ubuzima bugenda bwo twita ubugingo. Bujya ubugingo naba ari urundi rurimi, ni ubuzima, sibyo? Icya kabiri rero ni ikintu kiri mu mwuka, nicyo twita Imana, sibyo? Ni ukwizera, ni ibyo twizera. Icyo nicyo cya kabiri. Ibi byombi rero ni ibintu umuntu kimwe aba agitwaye iburyo, ikindi agitwaye ibumoso. Ntabwo byashoboka ko ugira ibyo wemera n'ibyo wizera ngo ubigaragaze udafite ubuzima. Kandi ntabwo ushobora kugira ubuzima bufite ibintu biburanga, n'ibyo twizera byo mu mwuka bikagira ibintu bibiranga. Ndaje mbaho urugero ku buzima. Kugira ngo ugire ubuzima hano mu Rwanda cyangwa ku isi, ugomba kuba ufite icyo bita ibintu bikenewe by'ibanze, sibyo? Kuba n'uwagushyira ahantu hari ogisijene akakwima ibiryo, igihe cyagera umubiri gukurura ogisijene ntubishobore. N'uwaguha ibiryo akakwima amazi, igihe cyagera n'ibyo biryo bikakwiyicira ubwabyo kuko wabuze amazi yo kunywa. N'uwaguha ibyo biryo akaguha n'amazi akakwima imyenda, igihe cyagera kubera kwambara ubusa, imbeho, izuba n'ibindi, ugahura n'ibibazo. Hari ibintu dukenera, sibyo? Hari ibintu dukenera, ukenera kurya, ukenera kwambara, ukenera kunywa, ukenera ahantu ho kurara, ntabwo warara hanze. Ibyo bintu byose rero dukenera. Noneho iyo wabyaye, nkanjye mfite abana 5 cyangwa 6, sibyo? Ukagira umuryango, ukagira barumuna bakuru, ukagira baramu, ukagira umuryango, ukagira inshuti ziguha invitation, ukagira abarwayi isura, ukagira ikintu kigari. Niko noneho na bya bintu ukenera bigenda bikaba byinshi. Ibyo bintu byose rero biragenda ugasanga ufite ikintu kimwe mu buzima ukeneye cyitwa akazi. Ni nacyo ndagira ngo nsabe, ufite akazi. Ka kazi akaba ariko kagomba kuvaho bya bintu byose, kugira ngo mu gihe Imana iguhagaritse hano mu isi, ibi bintu bigende bikunda ubeho. Yes. Hari uburyo rero abantu bagenda bakicara bakagubwa neza, we yarangiza akakureba, yamara kukureba akakurondora, ariko nyamara ntabanze ngo arebe kuri mu kazi. Ntabanze ngo arebe kuri mu kazi. Twigeze gukorana n'umushumba, ndabyibuka muri paruwasi imwe turaba pasitoro, atubwira yuko nta mupasiteri ugomba guhinga, nta ugomba kuba umufundi, nta ugomba gukora buri kintu cyose, ko tugomba kwisipeseriza twabakozi b'Imana, tukagenda nyine dusura abakristo, tugafungura isengero, tugakora n'ibindi byose. Ibyo bintu yatubwiye ni byiza, nta n'utahitamo uwo murimo pe. Turagiye koza ati, niba uri umukozi w'Imana ukaba uri umuvugabutumwa, kora akazi k'ivugabutumwa k'umushoferi, abyuka agafata ko ntacyo agakwatsa imodoka agakora, nimugora agaparika mu gipangu agataha. Ibyo ndabyemera. Ariko se uyu mushoferi watse imodoka akagenda akaza agaparika mu gipangu agataha, akoga akaryama, inzabamo kwirimo umuriro n'amazi, akoga, kuba mutekere icyayi cy'amata, akarya umugati, akarya akishyurira abana minerivare, ibyo bintu ko ya modoka akora ibimuha. Ese nyakubahwa mushumba, uyu aka kazi urimo urabona ibi bintu bizakunda, sibyo? Ugasanga rero nicyo kibazo abantu bagenda bahura nacyo, ukumva ko pastor n'umuntu mugomba guhura yambaye karavati akakubwira ngo Yesu ashimwe, cyangwa akakubwira ibi n'ibi, ariko wahura na pastor yikoreye umufuka, wenda ari gufatanya n'abandi gupakurura imodoka kugira ngo abe yabona 5, tuvuga ngo uyu mupastor ngo nta mwuka wera afite. Oya, turi mu isi igoye, turi mu isi ifite ibyo bintu nyine. Hakenewe akazi. Ubu nanjye akazi mbaye mfite uyu munsi ni akangaka, kandi mu kazi uzitondere. Noneho byishimo fisho tuyite boutique,
na Gano Direct tuyite boutique. Ninde muntu ushobora gucururizamo ibintu bitagurwa? Urugero uranguye umuceri ukamara ukwezi nta muntu ukubajije ikiro cy'umuceri, wakongera kuwurangura? Uramutse uranguye ibitoki hagashira icyumweru ntawuje igitoki kigashya kikaba imineke, wakongera kukirangura? Uramutse se ugize gutya none ukirangurira wenda urugero imineke, sibyo? Wajya kubona ukabona imineke abantu barayiriye mu isaha imwe irashize, urangura indi. Abantu nayo mpamvu hano rero tubagezaho ibintu mukunda mureba, ibintu bifite views, ibintu bifite watch time, ibintu nyine mukurikira. Nibyo tugomba, niba dushyizeho wenda urupfu, ko hari ahantu hapfuye umuntu bamwishe, mukabireba cyane, ubwo nyine tuzajya tugenda tureba ahantu abantu bose bapfuye, tugire gute tubi breaking. Niba dushyizeho inkuru wenda y'umuntu wakoze amarorerwa, iyo nkuru igakundwa, ubwo bene izo nkuru nizo tugenda tugira gute dukunda gukora, kuko aha ni show business. Ntabwo ahangaha ni show, ahangaha ni akazi, sibyo? Ni akazi. Nuko wasanga ndimo guhinga ibijumba, kuba wareba ari ukavuga ngo uyu murima ari guhingamo ibijumba ngo ukwiriye gushyirwamo ibirayi, okay, ni kuba ubibona, ariko nanjye mba nabonyemo nyine ko wenda ndabona imigozi, imbuto y'ibirayi n'amafumbire nagize gute ntabifite. Reka nshimire rero abantu mudukurikira, mujye mukunda gukora subscribe, mukore like, kandi muduteze imbere, dukorere amafaranga tubeho. Ubutumwa bwiza, ngewe murabizi neza ko nta muntu nyandikira kuri WhatsApp ngo nta muntu tutaganira. Nyandikiye kuri WhatsApp turaganira, ifite icyifuzo ndagusengera, iyo ushaka ngushyira mu bantu mp'ijambo ry'Imana ngushyiramo, ariko sinzigera mpereza abantu ibintu badakeneye. Ntabwo nzakora ikiganiro ngo gishyireho kigwaho ngaho ntawe ukirebye ngo ni ukugira ngo abantu banshime. Nta n'uzagushima atabibonye. Ahubwo reka dushimire abantu muba mudukurikiye mwese. Imana ibahe umugisha aho muherereye hose. Nitwa Sibomana, ndabakunda cyane. Ciao ciao.